Haleluya, Yesu ashimwe. Reka ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana by'ukurabagirana umunsi ku munsi. Ukuboko kwiza k'Uwiteka nikuboneke kuri wowe. Uwiteka umwami w'amahoro akomeze kukwihishurira, umwami w'amahoro akomeze kukwigaragariza muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Turi kuwa gatanu, itariki ni 24 ukwezi ko ni ukwezi kwa karindwi, umwaka ni 2026. Iyi ni by'ukurabagirane ku mucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rikubwira ngo aho abantu bakujugunye bibwira ko ariho ugiye gupfira niho Imana igutabariye. Hari ahantu abantu bakujugunye bagira ngo aho ngaho uzahapfira. Hari ahantu abantu bagushize bagira ngo uzahapfire, ariko aho ngaho niho Imana igusanze igutabarirayo. Aho niho Imana igusanze igukurayo. Aho niho Imana ikubohoreye. Aho niho Imana iguhereye ubuzima. Aho niho Imana iguhereye imibereho. Aho niho Imana iguhereye ubutsinzi. Aho niho Imana iguhereye kubohoka. Aho niho Imana iguhereye kwambuka Yorodani yari iri imbere y'ubuzima bwawe. Aho abantu bagushize, aho abantu bagutaye, aho abantu bakujugunye, aho abantu bakuboheye, aho ngaho niho Imana igusanze. Nkundira dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Ingoma za mbere, ibice byaho ni 13. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 12. Haranditse ngo uwo munsi Dawidi atinya Imana, aravuga ati najyana nte isanduku y'Imana imuhira iwanjye. Nuko Dawidi ntiyacumbukura iyo sanduku ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu rugo rwa Obededomu w'Umugiti. Sanduku y'Uwiteka imara amezi 3 mu bo kwa Obededomu. Iri mu rugo rwe, Uwiteka aha umugisha urugo rwa Obededomu n'ibyo yari afite byose. Imana ishimwe. Bishatse kuvuga iki? Iyi sanduku ubwo yacyurwaga izanywe n'umwami Dawidi ayivanye mu Bufilisitiya, sanduku ubwo yagarukaga, Imana y'amahoro itugirira neza, Dawidi ngo agarura iyo sanduku, ngo mu kuyizana ngo ariko iyi sanduku ngo izihetswe n'inka ziza ziyikurura ku igare. Ariko ubundi amategeko y'iyi sanduku y'isezerano, sanduku y'Imana, ubundi Abayisiraheli bari babizi, wari umuco cyaraziraga kikaziririzwa. Ntabwo isanduku yahekwaga n'inka, ntabwo bayihekaga ku igare, ahubwo iyi sanduku y'isezerano yahekwaga n'abatambyi. Abatambyi nibo bahekaga isanduku y'isezerano, bakagendana nayo bakayitwara. Imana itugirire neza, kubera ko yari inyacyubahiro iyi sanduku, zari imbaraga z'Imana. Iyi sanduku kwari ugukomera kw'Imana, ryari ijambo ry'Imana, bwari ubumana. Hanyuma rero Dawidi ajya gucyura iyi sanduku, bakora amakosa bayizirika ku igare. Iyi sanduku izikururwa n'inka, ariko iri ku igare. Noneho muri aba bantu baje bashoreye iyi sanduku hari harimo umugabo witwa Uza. Uza rero yari umutambyi. Uza yari azi icyo bisobanuye, yari azi icyo bivuze. Uza iki cyaha, umugabo witwa Uza, iki cyaha wavuga ko yagikoze nkana kuko yari abizi. Ari nacyo cyateye Imana ifuhe kikayitera kurakara. Imana irababara, Imana igira agahinda. Ngo bageze mu mbuga ya Kidoni, ngo iyi sanduku, ngo izi nka zari zihetse iyi sanduku, ngo ikigare kiranyerera. Ngo kinyereye Uza ngo amanuka ajya kuramira isanduku. Ngo ariko mu kujya kuramira isanduku
urumva Imana yagize ifuhe kare, urumva Imana yarakaye kuva kare, ngo iramureba, ngo ako ka mwanya ngo bwa burakari bwose bukongerezwa wuze, irangije iramwica agwaho. Dawidi ngo abirebe, ati Imana ni seri. Dawidi aratekereza aravuga ngo iyi sanduku ndamutse nyigejeje iwanjye, n'aba bana banjye niyiziye, urubyaro rwanjye niyiziye iwanjye, ko mbizi ko nta gukiranuka guhari, yishe wuza ari umutambyi, none ko ndeba iyi sanduku iri kumara abantu. Ngo ariko Dawidi nk'umwami we n'abajyanama be n'abagaragu be ngo barareba baravuga bati iyi sanduku tuyijyane hehe? Ariko ngo baratekereza ngo basanga hari umugabo wari uri aho w'umutindi udafite icyo avuze, niyo yamwica nta kintu bahomba. Uwo mugabo yitwaga Obidodomu. Uyu Obidodomu w'umugiti ngo yari umugabo wifitemo kubaha Imana. Haleluya! Ngo yari yifitemo kubaha Imana, kimwe cyo yari umukene. Ndagira ngo nkubwire, igihe cyawe iyo cyageze, abanzi bawe nibo bakuzanira ibisubizo mu rugo rwawe. Iyo igihe cyawe cyageze, abanzi baguharurira inzira bazi ko iri bukwice, ahubwo iyo nzira ikaba inzira yo kukurokora, ikaba inzira yo kugukiza. Obidodomu rero ngo agiye kubona, ngo abone isanduku y'isezerano itashye mu rugo rwa Obidodomu. Haleluya! Reka nkubwire, abanzi bawe hari igihe bakora ikintu, bagakora geste yo kukunaniza, ariko iyo geste bakoze akaba ariyo nzira Imana yagambiriye ko izanyuramo igutabara, akaba ariyo nzira Imana yagambiriye ko izanyuramo iguhindurira amateka, akaba ariyo nzira Imana yagambiriye ko izanyuramo iguhindurira ubuzima. Haleluya! Ko ariyo nzira Imana yagambiriye ko izanyuramo iguhagurutsa, ko ariyo nzira Imana yagambiriye ko izanyuramo ibyawe bihinduka, ubuzima bwawe busobanuka, ubuzima bwawe bubohoka. Obidodomu rero ngo bazana isanduku y'isezerano, ariko ngo batekereza bati nta kabuza ejo tuzumva inkuru ku isanduku yamwishe. Ariko Obidodomu yari yifitemo kubaha Imana, yari yifitemo muri we gukunda Imana, yari afite muri we kubaha Imana no kubahisha Imana. Iyi sanduku rero igeze iwe, Obidodomu nta kindi yakoze, yafashe iyi sanduku arayubaha. Imana nta kindi ikeneye kuyubaha. Imana ikeneye kuyiha agaciro, Imana ikeneye kuyigira iya mbere muri wowe, yigira iya mbere, ibindi byose ntibikureba. Ngo arayubaha mu kazu ke k'akaruri, mu kazu ke gaciriritse, mu kazu ke k'ibyatsi, afata ya sanduku ayishyira ahantu hubashywe, akemera akajya arara hasi, atari ko hamwe nararaga reka amashyira isanduku y'Imana. Haleluya! Obidodomu arabikora, yubaha Imana, arasenga, yubaha Imana, abana n'Imana. Ngo isanduku ikigera mu rugo rwa Obidodomu, ubuzima burahinduka. Haleluya! Imibereho kwa Obidodomu irahinduka. Ngo abantu batangira kubona ngo umugabo wari uri aho, ngo adafite kinini, ngo ari aho ngaho ibintu bidasobanutse byaramucanze, ngo batangira gutungurwa, ngo babonye Obidodomu wari ufite akazu kari aho k'ibyatsi, babona ashyizeho amabati, ngo batangira kubona ku isoko ngo atangiye gutunda imyaka, yikorera ajyana, atangira gucuruza. Umwe wasabirizaga, umwe wahingiraga abantu, ngo ariko isanduku ikigera iwe, haleluya, ngo atangira guhinga birera, atangira korora zirakamwa, atangira korora, ibintu biragenda, ibintu birakomera. Obidodomu abona umugisha kubwo kubaha Imana. Bari bazi ko isanduku igiye kumwica, ngo ariko kiba igisubizo cyo guhindurirwa amateka n'ubuzima. Abantu baragenda babwira Dawidi bati bati ntabwo uzi ibyabaye, uyu mugabo witwa Obidodomu kuva isanduku yagera iwe yarakize. Obidodomu uragira ngo aracyabarizwa mu bantu bari aho. Isanduku yaramukijije, isanduku yaramuzamuye. Haleluya, haleluya! Burya uzubaha Imana, burya uzakunda Imana, burya uzagendana n'Imana, burya uzahagararana n'Imana.
Imana, wikwita kuba guca intege, wikwita kuba kurwanya, wikwita kuba kunaniza, wikwita kuba gusubiza inyuma, wikwita kuba kubwira ko ntawe uzagera. Wowe wita ku cyo wavuganye n'Imana, ukomeze ukiranuke, ukomeze uyubahe, ibindi byose bizaza kandi ibindi byose bizakoreka. Obidodomu ahinduka umukire gutyo ngo Dawidi ngo abyumve, arirukanka cyane ngo aza gukurayo iyo sanduku y'isezerano. Niho ijambo ryavuze ngo isanduku y'Uwiteka imara amezi 3 mu bo kwa Obidodomu. Mu mezi 3 gusa ubuzima bwari buhindutse kwa Obidodomu. Mu mezi 3 amateka yarahindutse. Mu mezi 3 Imana yari iciye inzira. Mu mezi 3 Imana yari imutabara. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire, abantu bazaca igico kugira ngo bakugirire nabi, ariko Imana nayo ifata icyo gico aba ari kigutabariramo, kuko ari Imana ishobora byose. Ndagushima Mana kutareba nk'abantu, ndagushima kuko ari bikomeye abantu bagatangara, gusa we ntujye utangara kuko ni wewe gitangaza. Haleluya! Mana, uyu muntu wari umurikiye, reka nawe umwibuke Mwami. Hari abantu bamushize bategereje ko azapfa, hari abantu bamushize bategereje ko bizamucanga, ariko ndakwinginze Mana, reka abamushize ibi bateguye ko bizamwica bari byo uheraho umukize, bari byo uheraho umutabare kandi umubambira amahema. Urakoze Kristo, amen. Imana iguhe umugisha. Sharinga iri jambo ry'Imana, risharinga byibura abantu 5. Ukibikora ngusabiye umugisha, ukibikora Imana yagura imbago zawe. Kora subscribe niba utarayikora, kanda like, comment yawe ni ingenzi. Ntugende udakoze comment, byibuze ngo wandike utamina. Ibyo bibe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.